nkanjye buno nasiga ikimusozi ntibazajya banyibukiraho. Ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mwakoze subscribe hano kuri Real Vibe. Nk'ibisanzwe njye nitwa Eric Wacu, banyita Eric Wacu. Tudatinze rero muri iki gitondo cya kare twazindukanye inkuru y'akababaro ivuga ko Musabyimana Glorious wamenyekanye ku izina rya Gogo yitabye Imana mu ijoro ry'urukerera rwo ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2025. Ese niki kihishe inyuma y'urupfu rwa Glorious cyangwa se Gogo? Nibyo tugiye gusobanukirwa muri iki kiganiro. Bivugwa ko Glorious yaguye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Ese niki cyamwishe ko iyo umusitari yitabye Imana hatangira kuvugwa amagambo menshi, uti yagonzwe, uti yarozwe n'ibindi byinshi bitandukanye. Muri iki kiganiro rero tugiye gusobanukirwa tubashe kumenya neza icyo Gogo yaba yazize mu by'ukuri. Ikintu kijyanye n'ubuzima by'uyu mubiri nawe ujye tugerageza. Mureke duce impaka. Hano ni kuri Real Vibe, njye nitwa Eric Wacu. Iyo umusitari yitabye Imana havugwa amagambo menshi, ariko amenshi nk'abanyarwanda tuzi neza ko uyu muntu yitabye Imana gutyo bitunguranye hatangira gukekwa amarozi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko mu kiganiro Gogo aheruka kugirana na BNB FM Kigali yatangaje ko asanzwe agira uburwayi budakira asanzwe agendana. Reka tumwumve. Ni buri gihe nuko mbega nuko nguko cyo kora ngo mu byiza dushime no mu bibi dushime. Yego. N'ubu ngubu kumbona gutya nigendera nagahenge Uwiteka abayama. Muri iki kiganiro Gogo agiye gusobanura indwara yarwaraga cyangwa se uburwayi yari asanzwe arwaye bukaba bwashyize iherezo ku bijyanye n'ubuzima bw'uyu mukobwa wacu wadushimishije cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga dukoresha. Reka twumve ikijyanye n'uburwayi bwe. Hariho igihe ngera nkarwana n'urugamba nkagira ibintu byo guhera bijya bimbaho, mbega no muri uru rugamba ku bajyanye n'ijambo ry'Imana namwe murabizi mu gusenga. Yego. N'uwo n'ababisha bajya baturwana ntitujya tubabura. Iyo myuka mibi ikagenda imbaho gutyo, ubwo nkagira n'ubundi bumuga ngira mu mutwe udakira nawo. Ubu no kumbona gutya muba mumbona nigendera gutya, ariko mfite igihorihori nk'umwana w'uruhinja wavuga uti ni mukuru nta kibazo, ariko kubw'uyu mubiri wishinze ugiye ku byawe yewe wakujyana no mu bwihebe ukagira yewe ukagutanya n'iyaguhaye, ariko ugomba byose kubyakira uko wabihawe gutyo. Imana niyo ibizi iherezo ryawe. N'ubu ngubu se ndamutse mvuye no mu mubiri ntisinzi umunsi sinzi n'igihe, n'abandi baravuga nibura bati basize runaka. Ni nkanjye buno nasiga ikimusozi ntibazajya banyibukiraho. Agahinda ko ni kenshi. Reka mushiki wacu tumwifurize iruhuko ridashira, Imana imutuze aheza cyane. Reka tuvuge duti bye bye, aheza ni mu ijuru. Naho tunihanganisha n'umuryango wa Musabyimana Glorious cyangwa se Gogo, bakomeze kwihangana. Yakoze icyo yasabwaga kuba yakora mu minsi Imana yari imutije hano. Imana idufashe kandi twigishe kubara iminsi yacu dukora imirimo ishimwa n'Uwiteka. Ibihe byiza cyane. Ni Real Vibe, nizere neza ko mwese mwarangije kuba mwakora subscribe hano kugira ngo inkuru zacu zose zijye zibagereraho ku gihe. Njye nitwa Eric Wacu nk'ibisanzwe.